yarangije ngo iraza ifata akantu yandika mu kirere ishushanya mu mikororombya. Abantu barebye ntibamenye ibyo ari byo na bugingo n'ubu ntibabizi. Cyari ikimenyetso kivuga ngo ngiri isi yose imbabazi. Ntabwo twongera kuribuza isi. Haleluya! Yavuga ngo ntabwo twongera kuribuza isi yajya amazi y'umuntu. Ariko nuko abantu bajya bakabona bamenye ko imbabazi z'Uwiteka. Umuzungu cyangwa umunyarwanda ntabwo uzi ko iyo umuntu ashonje amara ashobora kwizima. Ariko ndashima Imana ko ntakijoro. Haleluya! Kimeza y'Imana umuntu ayiriye igihe. Ntabwo utegereza ngo ndaza guteka saa 3 z'ijoro. Kimeza y'Imana, Imana itahira igihe. Nawe ugiye kuza kujya kurya by'umukirano utabihabwa gisinziriye. Turashimira Imana ku ameza yacu. Imana irategura tugisinziriye. Ariko bamwe niruka ntabwo ameza ninagira gutya ntacazaba. Imana agenda mu imirima yabo irarihinga bagira imitima ikomeye ibabwira ngo ntabwo ari byo heza byanze uyu munsi ejo byakwemera bidakunze kuri uyu byakwemera kuri uri. Abantu babaho badahanze amaso abantu ahubwo bahanga amaso Imana. Ndabagira ngo ndumurira amaso yanjye ku misozi uramutabarwa ariko ku Uwiteka Imana yarabijuru n'isi. Ariko biragatsindwa utabona kombe abasogokuruza kubera ijipo. Biragatsindwa utabona kombe abasogokuruza kubera umugore. Biragatsindwa utabona kombe y'Uwiteka kubera ifaranga. nakubwiye ngo iyo Imana itaragutabara buri wese akubonamo ubujiji, yakubonamo inzanga, yakubona ko uzapfa uri imbwa, yakubona ko uzapfa usaze, yakubona ko buri wese afite uko gufata. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Amazina yanjye yitwa Joyce Niyigena. Ndi umubyeyi utwaye Yesu yaduhaye n'abana. Imana ishimwe. Amen. Ndi ubuntu n'Imana kugira ngo uyu munsi hagarare mu cyimbo cyayo bwangire namwe ijambo ry'Imana kandi kuri Imana ihe abayobozi umugisha babitekereje kugira ngo dufungure imiryango tuvuge ubutumwa bwiza. Yesu abahugisha. Reka dusome amagambo y'Imana. Turasoma amagambo yanditse mu bitabo bibiri. Ijambo rya mbere turarisanga mu Baheburayo ibice 4 murongo wa 9 duhere ku murongo wa 9. Urwandiko rw'Abaheburayo ibice 4 duhereye ku murongo wa 9. Hari amagambo avuga ngo nuko rero ubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana. Kuko uwinjiye muri ubwo buruhukiro bwayo aba aruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse iyayo. Nuko tugira umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro kugira ngo hatagira umuntu ugwa akurikije icyitegererezo cya ba bandi cyo kutumvira. Kuko ijambo ry'Imana ni rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukaganira. Nta cyaremwe kitagaragaye imbere yayo, ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'iza tubazi ibyo twakoze. Imana ishimwe. Kasoreze mwanya magambo yanditse mu butumwa bw'isoko bwanditswe na Matayo ibice 11 murongo 28. Matayo 11 guhera kuri 28 haravuga ngo mwese abarushe n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Mwemerere kuba abagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje umutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu kuko kunkorera utaruhije n'umutwaro wawe utaremereye. Mwakirereza
ijambo duhereyeho riratubwiye ngo nuko kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana. Imana ubundi isabato ni itegeko Imana yahaye Abisirayeli iribahereye ku musozi wa Sinayi. Ni ijambo ry'igiheburayo rivuga ngo ni shabati, rivuga ngo ni ikiruhuko. Iki kiruhuko rero Imana yagitanze Abisirayeli bageze kuri Sinayi, ibwira Mose iramubwira ngo mubwire iteraniro ry'Abisirayeli ngo murajye mwibuka kubahiriza no kuziririza umunsi w'isabato. Yari babwiye ngo murajye muruhuka. Twumvise ko isabato ni shabati, ni igiheburayo kivuga ngo ikiruhuko, kuko Imana yakoze imirimo yayo, ariko igeze ku munsi irangirijeho gukora ibyo yagombaga gukora, iraruhuka. Yagombaga gutegeka n'Abisirayeli rero ko mu mirimo yabo ya buri munsi bagomba kugira igihe cyo kuruhuka, kuko Imana itari yararemye umuntu ngo akore nk'imashini. Yari yaramuremye ngo ajye akora, ariko agere igihe cyo kuruhuka. Imana ishimwe cyane. Ariko amaze gucumura bya bindi Imana yaramuremye byo kuruhuka biranga. Igihe yari acumura, Imana ibwira umugabo ngo uziyubaka uyu. Bumva ikiruhuko byari birangiye, uzajya wisha kuya, uzajya wiruka inyuma y'ifaranga ntirigwire, ariko wiruke kugira ngo ubibone. Ibwira n'umugore ko azaruha n'inyamaswa Imana igira uko izivuma. Bivuga ngo kino kiruhuko umuntu akimara gucumura cyabaye nk'ikiranga. Ariko Imana ikunze kubyitegereza isanga ikibazo umuntu afite ntabwo ari icy'umuruho w'umubiri, ahubwo umuntu arushe mu bugingo. Kuko n'ubundi kuko yari amaze guhanwa, ntabwo byari bishoboka ko umuntu yabaho atavunitse. Na Pawulo yarabyanditse aravuga ngo udakora ntakabe. Twagombaga guhaguruka tugahinga, tugashakisha muri uwo muruho, ukabona Imana inawuguhereyemo umugisha pe bikenge. Ariko Imana ibyitegereje isanga umuruho umuntu afite atari umuruho w'umubiri, ahubwo afite umuruho w'ubugingo. Imana yacu idutabare cyane. Naho mu ruhakora ibisanzwe abantu barakora amanywa n'ijoro. Ubu n'ubu turi mu materaniro hari abantu bari ku kazi, ari kohereza raporo kuri WhatsApp. Ni umuruho Imana yahaye umuntu bawuhe, ariko utari ufite icyo utwaye, kuko ufite icyo wagombaga kuzamarira umuntu. Mu bihano by'Imana tujya dukuramo n'amarira. Ariko Imana ibirebye isanga umuruho umwana w'umuntu afite ntabwo ari umuruho w'umubiri, ahubwo arushe mu bugingo. Imana itekereza ikindi kintu yakora kugira ngo izaruhe uyu muntu, yakuruha kabiri. Wajya guha mu mubiri, nagera no mu mwuka aruhe, ariho atengatiye imitwaro, yirirwa yikoreye ifaranga ze azihingira, azikorera amanywa n'ijoro. Niba ujya gusangire n'indaro, azishe no guhiga ubuzima, azishe no mu byaha by'ibisaba. Ajya aruha yirirwa akora akazi ko mu rugo, ari umukozi wo mu rugo, ariko byongereho agahimano. Arushwe no kwa sebuja, anarushwe no mu bugingo. Imana yacu ibona ko ibi bitazakunda, ko abantu bazaruha mu mubiri ngo baruhere ubugingo. Igihe kigeze ngo mu ijuru Imana irayicara, ikoranya abamarayika, ikoranya ibizima n'abakuru, bwirababaza ngo ninde wakwigendera ngo aze gukura umuruho umwana w'umuntu igikorera. Haleluya! Ibirenge mu bamarayika habura n'umwe, no mu bakuru harabura ngo Yesu aravuga ngo ni jyewe washaka igisubizo cy'umwana w'umuntu, amutuma umutwaro yikoreye. Ariko yavuze muri titwavuga bya Matayo, aravuga ngo noneho abarushe n'abaremerewe nimuze musange n'abaruhura. Ntabwo yaravuze bikoreye amatafari, ntabwo yaravuze bajya ku mashini, yaravuze umuruho w'ibyaha abantu bagendaga ku mutwe batabizi. Imana ishimwe. Ibindi ntacyo byari bitwara. Imana iremera ko tubiruha, tujya tunabisaba ati Imana n'akazi tuwo muruho uruhe mba n'umugati. Ibyo ntacyo byari bitwaye. Ikintu giteye agahinda ni uko waba urushye mu mubiri, ukaba urushye no mu mwuka. Nta myaka wazamara ku isi wikoreye urungano gutyo. Ariko Yesu aravuga ngo ndaje
ndaje kugira ngo umuntu wanjye ahabwe isabato. Nimwakire isabato yanyu. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo muri Yohana ibice 4 ngo habaho ikidendezi mu Heburayo cyitwa Betesida. Icyo kidendezi cyabaga cyuzuyeho abarwayi ariko bafite ibibazo by'umubiri. Habagaho abanyunyuze n'abagenda bacumbagira n'abandi bafite ibibazo by'umubiri. Bibiliya ikavuga ngo rimwe na rimwe marayika yajyaga ahanyura kuri icyo kidendezi. Bivuga ngo ibibazo by'umubiri isi izarinda ishira bidashize, kuko yatubwiye ngo ni rimwe na rimwe. Ntabwo byabaga ari ibintu bishishikaje Imana ku buryo izajya ihanyura buri gihe. Umuririmbyi yavuze ngo ndino mu isi bashigiye mu ntambara, kandi ntihazabura intambara n'amahoro ntazahora kereka Uwiteka asendeho urupfu n'ibyaha. Rero ku kidendezi Imana yoherezaga marayika rimwe na rimwe, kuko habaga hari abantu bafite ibibazo by'umubiri gusa, kandi bidasaba Imana kwiyizira. Yatumaga marayika. Ibibazo by'umubiri ntabwo bituma Imana ipfa kuza. Iyo Bibiliya ivuze ngo ni rimwe na rimwe, ni ukuvuga ngo hakemukaga n'ibibazo bimwe na rimwe, ntabwo ari byose. Yabaga ari rimwe na rimwe, hagakemuka bimwe na bimwe. Tuzarinda dupfa harakemutse bimwe na bimwe, kuko marayika tunyuraho rimwe na rimwe. Ariko mu gihe kigeze, Yesu azengurutse muri icyo kidendezi abona ko hari icyamuzana byibura. Wahasanga wari umaze imyaka 38 arwaye, wari ko afite n'ikibazo cy'ubugingo. Baramubwira hari ku munsi w'isabato, aramubwira ngo mwigisha, njyewe iyo marayika aje abandi barandanga kuko mfite umuruho kabiri, ndarushye ndamugaye, mfite n'ikibazo cy'ubugingo. Yesu aramubwira ngo haguruka witware uburiri bwawe, kandi n'ibyaha byawe urabibabariwe. Yesu yaje azira abanyabyaha, ntabwo yaziye abashomeri, ntabwo yaziye ababuze uko biga. Yazanywe ku kidendezi no kugira ngo intama ibone ubugingo bw'Imana. Aramubwira ngo ikorere uburiri. Kera tubyiruka aya magambo twajyaga twumva abantu bayigisha, akubwira ngo fata isakoshi yawe mumere nk'uwikoreye uburiri, mutera intambwe, ukabona turikoreye amasakoshi, mutera intambwe ngo twikoreye uburiri turagiye. Ariko ugasanga ikibazo umuntu afite kirarusha uburiri kuremera. Ugasanga isakoshi yikoreye ntayo ihuriye n'uburemere icyaha kimuvunye umutima. Ariko Yesu yaravuze ngo naza kugira ngo intama zanjye zibone ubugingo, ibineza neza bye byaba kubana n'abantu. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Mu gihe cyo kwa Nowa, ubutumwa bwiza bwaravugwaga. Imana ibwira Nowa, iramubwira ngo baze mujye mu giti cy'umushita, wahamagarira abantu bose kwinjira, uzakumvira azakira. Nowa akazajya abyuka avuga ubutumwa, bakajyana inzara ati yarasaze. Umuntu w'umugabo arabura kujya gukorera amafaranga, aze kwirirwa asakuza avuga ubutumwa bwiza. Nowa avuga ubutumwa kugeza igihe ngo inkuge yarengewe n'amazi y'umwuzure, abantu benshi barapfa, ariko ngo abihishe muri iyo nkuge babashije kubaho. Mu gihe cy'umwuzure inkuge ikazagira iremba hejuru y'amazi. Iyo nkuge yari Kristo. Umuntu uri muri Yesu araremba mu gihe cy'ibiza. Umuntu uri muri Yesu ajya ahishwa mu gihe cy'ibyorezo. Umuntu uri muri Yesu cyangwa azatinywa gukomeye. Imana ishimwe. Iyo nkuge yari Yesu. Naho bahamagarira abantu kujyamo, ariko bamwe ngo bashyira ibiti mu matwi. Igihe kigeze Imana irigura isi y'icyo gihe, ariko ngo Imana imaze kubarigura, irasohoka yitegereza ukuntu abantu bashize, bigira agahinda. Irangije ngo iraza ifata akantu yandika mu kirere, ishushanyamo umukororombya. Abantu barebye ntibamenye ibyo ari byo, na bugingo n'ubu ntibabizi. Cyari ikimenyetso
kivuga ngo ngiriye isi yose imbabazi ntabwo nzongera kuririmba isi. Haleluya! Yavuga ngo ntabwo nzongera kuririmba isi yanjye amazi y'umuntu, ariko nuko abantu bajya bakabona bamenye ko imbabazi z'Uwiteka yaraje irashushanya bigira iki si mu Rwanda gusa, naho batinganyi bari naho abasambanyi bari igira iki irashushanya ibwira abantu ngo ngiriye abantu banjye imbabazi, uzemera wese ntazarimbuka ahubwo azabona ubugingo bwiza. Turashimira imbabazi z'Imana, imbabazi z'Imana muri ibyo yavuze ngo umukiza Yesu niwe wankuye mu ishyamba none asigaye mu murima we, kandi kubwira n'izuba ryo mu ijuru ushobora kwera udashaka. Haguruka mu ishyamba aho Satani yakwitaje, haguruka mu bujura, uve mu busambanyi, va mu byaha bwa Yesu yamanitse umukororombya. Uyu munsi wakira isabato yawe Yesu yatanze ikiruhuko, nawe ruhuka, rekera kwiruka inyuma y'umuyaga, kuko wamwirukaho ejo akagutenguha, ibintu tubyirukaho bikadutera uburuhu udashira, ariko Imana yakubwiye ngo akira uburuhukiro muri Yesu, amahoro abantu badatanga, ibintu abantu batagira twabibonye muri Yesu Kristo. Imana yadushimye cyane muri gahunda y'umunyagira amahoro atangwa na Yesu abantu b'isi batazi, ntabwo abizi ari bo bayazi, ahubwo yaravuze ngo niba kubaza ngo ufite uhorana amahoro ujye ubabwira ngo Yesu wangiriye. Iyi yari isabato ya mbere, kuko Bisirayeli Imana yabategekaga kubahiriza amasabato y'uburyo butatu. Isabato ya mbere yari iyi munsi y'uko bazajya bagira umunsi wo kuruhuka, ariyo Kristo yatangiye igorogota, kuko Imana yibwiye ku musozi wa Sinayi, ariko ari isezerano rizatangira igorogota ubwo azaba ageze yamaze gupfa akavuga ngo
kandi babivuga mu nda ko yakamara aba yagize ibibazo akashaka se kuzurura nijoro namubaje ubundi babibaza ari umuzungu cyangwa umunyarwanda ntabwo uzi ko iyo umuntu ashonje amara ashobora kwizima ariko ndashima Imana ko ntakijoro kimeza y'Imana umuntu ayirira igihe ntabwo utegereza ngo ndaza guteka saa 3 z'ijoro kimeza y'Imana Imana itahira igihe nawe iyo yabuze ibyo kurya by'umukirano utabihabwa gisinziriye turashimira Imana ko ameza yacu Imana irategura tuyisinziriye indirimbo ya Salomo Zaburi ya 22 yavuze ngo atari Uwiteka wubatse inzu abantu batari bakiri ubusa atari Uwiteka wahaye abantu kuronka abantu bazindukira hasi atari Uwiteka wabarinze umudugudu za maso zarindira ubusa atari Uwiteka warinze abana abarezi barara ubusa atari Uwiteka warambagije abarambagiza barambagiriza ubusa oh haleluya cyangwa Uwiteka barambagiriza ubusa hari igihe aba ari agatuza ariko kataramuti cyangwa Uwiteka warambagije wareba amaso ukagira ngo ni seriyesi kaba ari amaso akamera ariko ataroha atari Uwiteka warambagije barambagiriza ubusa hari igihe mumenya nahometse ariko ngiye kwishyura wamara n'iminsi 2 taje nta mugati uzanye mu ntoki atari komani vipi zawe reba kurya n'iminsi ngahe ngo vipi zawe ariko mani ubundi vipi zawe kandi Uwiteka Imana yagiraga ngo abantu bakuraho utugeragezwa twabo atari Uwiteka watanze ubuzima abantu bazibukira muri siporo ubusa atari Uwiteka wacyashe icyorezo abaganga bakingirira ubusa hariho utuntu tw'ubugeragezwa abantu bari guhagarara binyuze imbaraga z'Imana ariko Dawidi yaririmbye ngo atari Uwiteka wakoze abantu bakorera ubusa abantu bakorera ubusa bijya n'Imana ibimuhesha hari ubwo umuntu abiryama akaryama kuri kimeze ati nayiguze murya neza ati ntawe mpayifu ati nayubatse murya ari kurya n'ikimeze kimeze Imana aravuga ngo ujye ugera igihe ufata umwaka urahazihinga ureke abantu baze basarura byibura ufate ukwezi kumwe uvuga uti sinzasohokana abana muri mariyoti ntanze kimeza ku bantu baze bitoragure rirere kimeza y'Imana tugira utange kimeza superi y'ijana uyireke ugure iciriritse tange kimeza turashimira Imana kandi mwakira isabato y'uyu munsi Imana ibahe kimeza Imana ibahe kimeza ikindi byasobanuraga turaza guhinga mu murima umaze igihe utawuhinga urongera ugakomera ukarushaho kuba watanga ibintu byinshi muri ubu buzima iyo ubayeho mu buzima bwiringiye Imana umenyera ko udakwiye kubaho gusa kubera ko wabonye ibyo uronka wabonye n'ababuze ukagira umutima wizera ko Imana yaguha utarinze kujya guca inyuma ariko abantu niruka ntabwo ameza ninagira gutya ntacyazamu Imana agira ngo imirima yabo irarihinga bagira imitima ikomeye ibabwira ngo ntabwo ari byo heza byanze uyu munsi ejo byakwemera binakunze kuri uyu byakwemera kuri uri abantu babaho badahanze amaso abantu ahubwo bahanga amaso Imana ndabagira ngo duhurire amaso yanjye ku misozi uramutabara ariko ku Uwiteka Imana yarabijuru n'isi Imana itanga kimeza gusa Mariya hateye inzara abantu bararyama ariko igihe kigeze ngo Imana igira imbabazi ijambo ry'Imana riravuga ngo naho Imana yababaza umuntu
izagera himugirira imana kuko umutima w'imbabazi Imana yacu igira ngo nicyo kizatuma umuseke gutandukira uvuye mu ijuru ukamurikira abantu bari mu ijuru ngo bararyana ariko igihe kigeze Imana iravuga ngo giye gutangaza ko no muri iki gihe ibyo kurya bizaboneka nta mvura iguye ntabwo kimeze ari Imana isaba kwimvura niba uwo munsi Imana yari ivuze ntabwo imyaka yari kubaho ariko Imana ivuze ngo muhaye kimeze uhita uyakira ku mwanya nakira isabato y'uyu munsi iyo ari isabato yajyaga iba mu myaka 7 Imana ikavuga ngo imirima muyihorere bereke yuko mutanakoze Imana ibeshaho isabato ya gatatu yari isabato bita ngo ni isabato ya yubile iri mu Balewi ibice 25 ku murongo wa 10 ni munsi yaho twari tumaze gusoma gatoya ari isabato ya yubile iyi sabato yajyaga iba hashize imyaka 50 ari isabato ivuga ngo kuri uwo munsi ukuntu bayibaraga kwari gufata amasabato 7 ugakuba 7 ako 7 kuba 49 Imana ikabategeka ko ku munsi wabo wa 50 ariko batanga iyo sabato ya yubile iyi sabato hakabaho imbohe zose zo mu gihugu Imana ikababwira ngo icyitwa imbohe cyose mutunze mu ngo zabo azaba ari umunsi wo kuzisezerera zikigera n'imfungwa zo muri gereza zabaga zitaragize amahirwe zo kubaho imyaka 50 hakabaga itegeko mu gihugu ngo n'imfungwa hatitaye ku byaha yakoze namwe Imana irabasezerera hajyaga habaho guharira imyenda umuntu wakugiriyemo ideni akagenda kwihishahisha wagira amahirwe umwaka 50 akaba akiriho Imana yababwiraga ngo mubabarire utitaye ku kayabo k'amafaranga kuri n'uwaba baragwatirije umurima cyangwa abana hari igihe umuntu yagwatirizaga abana cyangwa umurima ariko Imana ikavuga ngo ku munsi ku mwaka 50 bose mujye mubagogora bigenge kubera iki kwari ukugira ngo hatazagira gakondo yo mu Isiraheli yazimira mu nzu kuko bakiva mu Egiputa icyo kintu Imana yabanje kubakorera irababwira ngo buri wese azagire gakondo ye gakondo yo mu Isiraheli cyabaga ari ikintu gikomeye Imana yatanga n'ikiguzi icyo ari cyo cyose kugira ngo Isiraheli atabura gakondo muri byaravuze ngo njye n'umukristo gakondo yacu mu ijuru ku Mana data hanze yayo nta n'ibintu habaye bose bazimeze haleluya imyaka 50 iba ari myinshi umuntu ashobora guhuriramo n'ibintu byamuvutsa gakondo hano abantu bafite imyaka 50 uba waragiye urwara baba baraguhimbye amazina abana bamwe barapfuye abandi baba barapfakaye ariko muri iyo myaka 50 iyo wagiraga amahirwe ukayimara udapfuye gakondo yawe barayibona imyaka
kristo iwacu ahera twubakiwe n'umukiza gakondo y'Isiraheli. Umaze imyaka ingahe Rwanda naragwisingira, tunyura mu misozi tukanyura mu mataba, kandi aho hose niko habisha umutima, ariko ibiturushya byose cyaraziraga ko gakondo y'Isiraheli yazimira ikaranga. Nikugana ku musozo, dusome ijambo ry'Imana yanditse mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice 21 murongo wa mbere. Kandi hari umugabo witwaga Naboti Yezereli, yari afite uruzabibu hafi y'ubwami kwa Ahabu umwami w'i Samariya. Ahabu abwira Naboti ati, mu ruzabibu rwawe kugira ngo amugire igihango cy'imboga, kuko ari hafi y'urugo rwanjye. Nzaguha urundi ruzabibu ruruta ubwiza, cyangwa washaka naguha ibiguzi byarwo ku ifeza. Naboti abwira Ahabu ati, biragatsindwa n'Uwiteka guha gakondo y'abasokuruza bawe, kuguha gakondo y'abasokuruza bawe. Hano hari umugabo witwa Naboti, ngo yari yarahawe gakondo, ariko gakondo afite ngo ituye neza hafi y'urugo rwa Ahabu. Ahabu yari umwami w'umugore, yari afite gakondo ariko ngo ituye hafi neza y'urugo rwa Ahabu. Imana duhaye agakiza ariko gaturanye hafi na hafi y'isi y'ibyaha. Agakiza twahawe ntabwo twakiriwe ngo tujye mu ijuru, ahubwo dutuye hafi cyane y'icyaha. Biba bituranye nk'uko ijisho riturana n'iri. Kandi Satani nawe abizi ko agakiza dufite gahenze, nicyo cyatumye Ahabu abwira Naboti ati, nyemera umpereze iyo gakondo yawe, ndakuguranira nibiba ngombwa ndaguhereza n'ifeza. Atesha agaciro gakondo sha. Bibiliya nayo ubwayo ntabwo igereranya gakondo n'ifeza. Yaravuze ngo ubwami bw'Imana kugira ngo na zahabu nziza yishwe mu murimo, ariko kubera ko Satani aba atabizi aramubwira ngo ndaza kukuguranira ngo nguhe ifeza ngo cyangwa indi gakondo. Satani ajya kuguranira akagutwara icy'agaciro, akagushigira ikidafite icyo cyakumarira. Gakondo yacu ituranye n'ahantu neza neza, baraturanye. Gakondo y'abagabo nambe n'abagore, nubwo nabo baba batorohewe, hacaho bambaye ubusa, gakondo akaba arayitanze. Gakondo yo Uwiteka ikaguranije. Gakondo yacu ituranye neza n'urugo rwa Ahabu. Ibidukurura n'ibidushukaje. Uwagushyira ifaranga imbere niho yamenya yuko gakondo yawe uzi agaciro ifite cyangwa itagafite. Pawulo yaravuze ngo tumaze gukira ku manywa y'icyo kibaya cyitwa Merita, bene icyo gihugu baducanira umuriro, kuko cyari igihe cy'imbeho n'imvura nyinshi. Twamaze gukira inanga y'ibyaha, ariko twisanga mu isi y'ibyaha, ntabwo twagiye mu ijuru. Twamaze gukira twisanga muri Merita, kandi dusanga hacana umuriro, kuko cyari igihe cy'imbeho tugomba kubona. Isi yacanye umuriro. Twarakijijwe ariko isi icana umuriro, ati ndebe bariya bagakore ibyo bizeye kuba bikagaragara. Isi icanye umuriro, kandi ni igihe kiruhije, ni igihe cy'imbeho, ni igihe cy'iterambere, ni igihe gikurura, ni igihe cy'uburanga, ni igihe giteye ubwoba. Kandi isi yarabimenye icana umuriro kugira ngo irebe koko ko umukristo nyamukristo ahagarara. Isi icanye umuriro, idacana umuriro se ntabwo ubona ko abagabo bashiziye mu masalo de coiffure, kuko yahasanze nyine umukobwa uzi gushima neza mu mutwe niho bashiriye. Buri minsi ibiri ati sheri ngiye kwiyogoshesha, minsi
iminsi 3 yashira ati ngiye kwiyegura umugabo wawe imisatsi imbere iminsi 3 ahubwo yagiye muri salo ahura n'umasa neza aranyurwa igihe cyose abashaka kujya muri salo isi yacanye kuwa gatatu ngiye muri salo hashira iminsi 3 tugiye muri salo ni isuku nyinshi agira cyangwa isi yacanye kubona abantu babyitwaza bakajya gutukisha izina ry'Uwiteka ariko biragatsindwa utabona ko abasogokuruza kubera ijipo biragatsindwa utabona ko abasogokuruza kubera umugore biragatsindwa utabona ko Uwiteka kubera ifaranga bene igihugu baducaniye umuriro kandi baba bakamye bameze bake turebesha turiya naramushoboye turebe ko azava mu igare kagushimashima ariko naguhema azi ko masaje adukoreye umutima usigaranye ugatahana igihe awuzingiye gusa kahaguruka akagenda ariko umutima ukahasigara biragatsindwa n'Uwiteka ugakomera yegeranye hafi yawe unaho ahabaye babituranye gutya ntabwo byoroshye ariko byahishuwe haravuga ngo nzahuba hari intebe y'ubwami bwa Satani ni ukuri Imana irahazi nzahuba ko wicarana muri ofisi n'abakobwa batambaye ariko ukitondera amategeko yawe nzahuba kujya wihangana ukihanganira mu nzara ntutukishe izina ryawe nzahuba ko mu rubyiruko rwinshi rupfuye ujya uhagarara neza nzahuba Imana izamutura kandi ngo wihangane Imana izamugera inkingi yo mu rusengero kandi ngo izatura izina rye mu gitaramo cyo mu ijuru imuvuge mu izina ivuge ngo uyu yaranesheje Imana tuyihereze icyubahiro nimwakire isabato y'uyu munsi baheshe gusigasira gakondo yanyu kuko twamenye yuko iri mu ijuru ku Mana Data nta nzara ibayo nta n'imiruho abaho bose baguwe neza biragatsindwa kuba hari ikintu na gito cyangirika cyatuma guteza gakondo kuko gakondo yacu twategereje iri hafi guhishuka bahaguruke dusengane Imana